ngo nyine twaragerageje ibishoboka twagerageje no kumuvugisha. Rero umuntu mutari kumwe buriya no kugira ngo umukontorore biragoye. Ushaka kumukontorora uyu munsi ejo akakwihinduka. Nako tutagize nyine twebwe ibishoboka twarabikoze kuri telefone. Rero aho byageze nuko natwe ubwacu twagiye nko muri koma, niko nabivuga. Shabira bintu biri too much pe. Ubwenge bw'abantu ku bwenge bwacu birakabije, birarenze. Birakabije ku rugero nyine njyewe I can't blame anyone wamuvugaho cyangwa se wagira gute. No. Nanjye ubwanjye uretse kuba ari umuvandimwe ndundi munyarwanda, kuba atari umuvandimwe wanjye, yenda ngo mvuga ati ku ntege z'umutima kubera ko ari umuvandimwe, I don't have anything to say. Ariko ari nk'undi muntu nanjye ubwanjye naba namwanjamiye. Shamana yanjye ari ibintu ureba kuvuga ko umuntu uko rero uri kumva sibyo, ukuri kumva uri kubibona ukumirwa. Nimba uzira Ramazani uramuzi mu myaka yabayeho, musanze mu gihe cyose yabayeho, abantu bose baramuzi, inshuti ze zose. Nimba wari uri no kuri iriya live wabibonye, inshuti ze baramuzi sibyo. Natwe uko tumuzi turamuzi. Uriya siwe Ramazani twebwe twavukanye nawe, siwe Ramazani tuzi mu myaka yose yabayeho mu buzima bwe kugeza ku isaha ya nijoro. Mwebwe njyewe ukuri kunyuraho ni ukuri kose, keretse nkweretse nka chat yanjye nawe cyangwa kwereka nka chat yo muri famille yabo tuvukana. Twaragerageje mbere, ubundi ibintu byose byatangiye tukeka ko ari depression yo kuba papa yarapfuye. Yego. Ariko biri mu bintu byagiye bimuzurira kuba nyine ntabwo azi kwihangana, ntabwo azi gufata, ntabwo azi kwakira situation y'ikintu cyari cyo cyose. None se umusaza hari ahantu byari bihuriye wenda na leta bikaba ariyo mpamvu webe izina ry'Imana rubanda bazi data, abantu bose baramuzi. Papa wanjye ntiyigeze agera mu bintu, nta nubwo. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badlama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza domain. Badlama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe, icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Badlama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi byakabaye icwende katoga yewe kakoga ntikanake. Badlama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira hombye burundu. Ukuri nako domain yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badlama yigirira inama yo kujya muri Amerika, afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari akimwitaba kuri telefone. Badlama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Bazili Maseverio, amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badlama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uri mu bibazo byinshi. Iyi nzu Badlama yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi, uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya amwishyuza amafaranga y'ubukode. Byarangiye bashwanya. Muri Gashyantare 2025 urukiko rwa Maricopa County Justice ruherereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Badlama asohoka mu nzu ya Bazili Maseverio wari warwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu y'umugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badlama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha imitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite, aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka mpemuke ndamuke.